abategetsi hora tade bagaragaza hora mbere ya se batware hora. Amagambo make mu by'ukuri ubu mfite imyaka 76 navukiye abasozi kitwa Ruhanga mu yahoze ari komini Kiro. Hanyuma iwacu nta mashuri yabagaho na primaire ntiyabagaho, ubwo nabaye uwa mbere dongo na kimwe n'abo twari turi kumwe kwiga primaire. Hari umwarimu wavuye mu Kibari hitwa Mutaba hitwa Petero Rutaburingoga, niwe bwa mbere na mbere yaje kwigisha umwaka wa mbere. Buhari nko muri za 48 ndakeka nako nibyo. Noneho ubwo dutangira kwiga twitwa ba mbere, twe twafunguye ikintu cyitwa primaire mu karere k'iwacu. Ubwo wa mbere turangije ko nta wa kabiri wari uhari, twahamye aho ngaho, ariko katuzanira ibyerekeye donc porogaramu y'umwaka wa kabiri. Agafata akabaho twigiragaho rutaburo noir uko bayitaga, agabanyamo kabiri, igipande kimwe akandikaho iby'umwaka wa mbere, icyo pande cy'ikindi akadushyira mu mwaka iby'umwaka wa kabiri. Noneho hagati aho umuhaza kuza umwarimu wo kuza kwigisha donc ajya kuri centrale yayo muri ako karere ahantu hitwa Ibisaga, witwa Tanaze Ibambasi. Yari yarize nyine mu normal igihe cya kera, igihe normal yavaga ikabwa ijya Izaza, icyo yigishwa n'abapadiri rero kuko baje gusimburwa Peter, donc nyuma baje gusimburwa n'abafrere b'urukundo da Frere de la Charité. Ubwo rero uwo mwarimu ahageze yatangiye nawe ho mwaka wa mbere tuhamira aho ngaho iwacu Ruhanga. Ayitangiye wa kabiri adutuma ko tuza kwiga, tuzi wa kabiri turawuzi tuzatuje kwiga umwaka wa gatatu. Ati nta iwanyu wa kabiri ntuzwe, ntabwo rero kugira ngo nandika amanota kugira ngo mwimuke ntibishoboka, nzandika umwaka wa mbere Ruhanga, wa kabiri sinzabandika kugira ngo mbimure mushyire mu wa gatatu. Tutazaza rero ntazimuka wagiye mu wa gatatu. Nuko tujya kwiga yo wa gatatu wa kabiri, turazamukana tujya mu wa gatatu, turakomeza tujya mu wa kane. Wa kane urangiye tubona umwarimu wo kwigisha wa kane kugira ngo tujye mu wa gatanu. Ubwo sinzi ukuntu data yabimenye kuko yabanaga na sushefu, nicyo yatumye harabimenya. Nuko mbona aho nagiye kwisura nyogukuru muri Butaro, mbona barambwiye ngo ejo tuzajya kwiga inembo. Ese kandi twadushigaje icyumweru, nabona ngo tugende, umuntu papa yaratumye. Nuko ndagenda njya mu rugo wamfata ibyangombwa turagenda tujya Nemba. Nanjye ubwo Nemba twahuriye n'abana batatu cyangwa bane. Nuko nandangura waje ashize nk'icyumweru. Ubwo padiri avuga ati abibisaga mwese ni mwinjire. Ubwo baragendaga basesiyona kuko aho ngaho deja hari imyaka ibiri y'umwaka wa kane bajyaga mu mwaka umwe wa gatanu. None natwe tuvuye Ibisaga, uretse ko twari bakeya byanatanduye. Nuko twiga dutyo umwaka wa gatanu twiga Nemba. Nta kindi cyabaye, nuko twarangije uwo mwaka wa gatanu. Ubwo harangije uzi ku mwaka wa gatandatu icyo gihe wari nka y'amashuri makuru, kuko nta rindi shuri donc ishuri ryo twita wa gatandatu barigitaga ngo interina, kugira ngo ujye mu utsinze ikizame cya leta.
kimwe no kujya ubwo rero niho amashuri makuru yabaga agiye gutangira. amashuri donc umwaka wa gatandatu yari nk'amashuri makuru kuko watsindaga ikizame cya leta kugira ngo ujye mu wa gatandatu. Igihe rero se nk'urugero naguha, twe twigaga wa gatandatu i Rulindo, twabaga turi mu prefecture ya Ruhengeri, ya Byumba na Kigali. Donc ama prefecture atatu, amateritwari niko bavugaga, tuvuye muri za misiyoni niko bazitaga zo zaje guhinduka paruwasi. None tugateranira aho ngaho dutusama mu prefecture tugiye kwiga umwaka wa gatandatu. Nyuma yo wa gatandatu mwagiye? Nyuma yo gatandatu ubwo batanze baduhaye ikizamini no cya kabiri officiel cya leta. Umuntu yasabaga amashuri atatu aho yifuza, ahubwo ngo aho wifuza hose. Njye nasabye kujya muri groupe scolaire ariyo rya mbere, irya kabiri normale, irya gatatu ishuri ry'imyuga rya Kicukiro. Noneho tugiye kubazwa ababarizwaga groupe scolaire bagombaga ko baratubwiye ngo tugiye gukora ikizame i Rwamagana. Igihe cyo gukora ibizame nge umupadiri inspecteur arambuza hano undi mwana umwe w'umututsi nawe batubuza gukora ikizame. Ntabwo nashobora kumenya ukuntu batubuje kandi batuyanye batuvanye Rulindo tugiye batubuza umuhungu yitwaga Medali. Twebwe batubuza gukora icyo kizame. Turategereza, noneho abandi bamaze gukora ikizame dusubirana Rulindo. Noneho ubwo hasigaye ntuzara ayo mashuri yandi abiri yari asigaye n'abiri. Hanyuma ubwo ni normal. ubwo wagiye muri he? Ubwo ni normal niyo ubwo ni kuba yari ya kabiri kandi niyo numvaga nshaka icyo gihe niba ntagiye muri i Butare, ubwo nagiye muri normal. Normal yari he? Yari Zaza. Hanyuma yirangije? Ubwo narangije, ubwo nkirangiza naratashye ndampaye diplome ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri 59 nibwo nabonye diplome. Noneho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 59 nibwo banyohereje kwigisha kuri misiyoni twari dufite y'Irunama. Ubwo nigisha umwaka wa gatatu, uwa gatanu wigishwa n'uwo mwarimu watwigishije kuko nawe bari baramuvanye wenda biza kubwira ukuntu yaje aho ngaho Irunaba. Niwe ubwo niwe wigishaga umwaka wa gatanu. Hari undi naje nkurikiye twakurikiranaga Zaza witwaga umusore w'iwabo kavukire ni Byumba, ubwo yigishaga umwaka wa 4. Ubwo rero watangiye kwigisha, ndumva watangiye kwigisha mu kwezi kwa gatandatu ukumbwiye 50 kwa 9 itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 59. Ni ukuvuga rero ko biriya byamuyaga ibyo bya revolution ya 59 wari umwarimu wambwira imvo n'imvano yabyo ko wari umwe mu bantu bajijutse. Mu by'ukuri byatangiye ku itariki ya gatandatu nibwo byaturutse ku Ndiza ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 11. Ubwo nigishaga Runaba. Noneho tubona muri ruhaje rwose abantu batwikiye n'iki birara hakurya y'Urusumo. Noneho mu gitondo kare ku itariki ya 7 bigera Runaba. Ubwo abatutsi bose barabatwikiraga ariko ntawe bakubitaga ntawe bicaga. Ndetse bamwe barabaherekezaga, abandi abantu babo ari abagaragu cyangwa inshuti zabo bakabatwaza n'utuntu. Abo bose ntawe bahoteraga mu nzira. Ikibi ni ukugira ngo yanjye kuva
iwe noneho abantu bose baza kuri paruwasi aho twigisha kandi bose bahungiye muri ako karere. icyo gihe nta bantu bapfuye ahubwo tumaze no kumenya byose birangiye batanze amatangazo bitaga imvaho. Ayo matangazo niho twamenye ko mu Ruhengeri teritwari yose hapfuye umuntu umwe witwa Yozefu Nkundiye wari sushefu mu Rukoje harya mu Kibari rwana kuri Nene. Ndana munsi rwose n'abana be twariganaga. Ariko mbere yo kugera kuri iyo revolution ya 1959 hari uruhando rw'amashyaka. Uko hari umunyeshuri mu mashuri makuru uruhando rw'amashyaka warumbwira iki rwaje ruterwa? Amashyaka ntabwo hari amashyaka yabayo ariko ntavugwe. Uretse rimwe na abasomaga mu kinyamateka nibo bayabonaga nubwo byabaga n'ibyanditse mu Gifaransa. Hari aho bandikaga hari ahantu bandikaga ngo amakuru hirya no hino bandika mu magambo make uko byagenze. Ubundi kuko nigenda nasomaga natanze gusoma ikinyamateka ndi umunyeshuri izaza narambone nari mfite abonoma. Uretse ko byageze biba byinshi byari ibipapuro byinshi noneho n'amashuri nsanga bigiye kuzamuza kwiga ndabihagarika ubundi nabanje kubabone muri kinyamateka. Hari ishyaka rya mbere ryatangiye ry'abahutu n'abatutsi ryo muri 1955 kandi ntabwo ari abatutsi basanzwe bari abatutsi bakomeye ibikomangoma abarundi n'abanyarwanda. Abahutu barimo bari bake abo namenye icyo gihe ni Kayibanda na Munyangasho. Muri iryo shyaka ryitwaga ngo ni Parti Politique Progressiste. Wari uhagarariye Burundi ni Baranyanga Petero Baranyanga wari Petero wari chef kipa ariko akaba n'igikomangoma donc yari umugano. Noneho mu Rwanda ni Prosper Bwanakweli nawe n'umunana nawe system prince yari principal. Abo rero nibo batangiye muri iryo shyaka ryabo bari kumwe nabo bahutu bashaka ko ibintu bihinduka. Harimo n'abashefu benshi ariko icyo gihe bashaka ko ibintu bihinduka bashaka ko abazungu bagenda kuko ndumva ari u Rwanda n'Uburundi byari bifatanye. Oya ntabwo icyo kintu cyarimo ndetse hari na no muri stati yabo nta kintu cyari ahubwo bashaka ko ubutegetsi ndetse ko bashaka ntuzara l'autonomie bagashaka ko cyane bashaka ko ubutegetsi bwa cyami ntabwo bashaka ko ntabwo bava ko bamivaho ahubwo bava ko bugomba ko donc mbese bashaka demokarasi hakaba umwami hakaba na minisitiri w'intebe Rwanda guverinoma nibyo bashakaga ko kandi ko kuvu bashaka no guhindura ibyo bitaga ngo umuco w'igihugu ushaje. Donc kugira ngo umuntu hamwene kanaka simbure kanaka umwana sushefu niba ananiwe cyangwa ashaje asimburwe n'umwana we cyangwa niba atamufite ajye gushaka mwishywa we cyangwa ibyo nibyo byagomba kuvaho. Donc abo rero nibo batangiye kuva muri 1955 na 1956 hanyuma muri 1957 hari ikintu cyaje kubaho cyitwa Mouvement Social Muhutu ariko ngo bari barayitangiye kera abahutu mu Rwanda. Ababirigi banga kubaha ubuzima gatozi personnalité civile noneho barakomeza baje kubaha ubuzima gatozi muri 1957 itariki ntabwo nyibuka. Iyo Mouvement Social Muhutu rero yitwa MCM niko bahinaga amagambo. Iyo niyo yakoze ibintu Gitera we cyane bagitera babica mu maka na Kayibanda na Kariyo Gitera toujours na Munyangaju toujours très actif. Noneho iyo Mouvement Social Muhutu niyo
yakoze ibintu abantu batazi ko izajya igeraho, ko ngiye nkurikije uko nabibonye niyo yakanguye, yabaye umukangurambaga, kuko aho bayishyiriyeho naho babonye akazi mu gatozi, Gitera we yahise ayigira ishyaka directement. Donc aprosoma burya aprosoma niyo mouvement social muto. Ubwo Gitera yahita yigira ishyaka, abwira na Kayibanda ati bukoze ati bugiye muri ibyo asavati tuzareba nyuma. Oya ntiyaje kwedera. Noneho yaje kubyita nyuma prosoma, ariko burya ishyaka rye neza ni mouvement social muto. Noneho Kayibanda nababica mu hakabo, ahubwo yamukomeza kuyerekera ntuza société sans but lucratif kuko bari yashyizweho. Noneho bagerageza kubwira abahutu bakajya baterana, bajya ahantu hiherereye, nabonaga n'umunyeshuri babaga bicaye ahantu h'inturusu, bakaba abantu babigisha, bakababwira ko ukuva ubu nta mututsi uzongera gutwara umuhutu ikintu cye, nta muhutu ntazabimera. Bakavuga ati ntimugasuzugure abategetsi, ariko nta mutegetsi uzongera kukoresha ibintu bidashobotse, kuba yagukubita, kuba yagutegeka gukora ibintu bitemewe ngo byemere. Niyo yaba shefu wowe uzira kumusuzugura, ariko hasigaye ugomba kurengera ibyawe. Iyo mouvement social rero niwe yakoze akantu. Noneho nyuma ubundi Gitara we yikomereje, we yagize ishyaka ryo gukora ntibamubuza, kuko abategetsi abazungu ntabwo bamubujije, niyo bategekaga. Ni nayo mpamvu Gitera aho habanje ubwo noneho hakurikiyeho Intare niyo yakurikiye pratiquement Gitera, niyo yagize ishyaka rya Intare, abashyira hamwe b'u Rwanda niko babyitaka mu Kinyarwanda. Noneho Parmehutu nayo ibigiyeho muri 58. Raderi nayo ijyaho. Raderi mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ishyaka ridasumbanya Abanyarwanda, ariko Raderi yo yari igizwe n'indobanure z'abakozi ba leta abenshi byesuri kutabwira ngo ni nk'abo bose barabatutsi. Noneho nabo bari bese igice cy'abashefu n'abasushefu n'abakomi, niko babitaga abakarani bakuru. Bari abakarani bakuru bose bavuga ngo ni bakomi. Abataragiye muri Runari bagiye muri Raderi. Noneho amashyaka atangira kuza, mbese yatangiye mu 58 yose atangira hakaba na Kinyamateka rero yagakoze, kuko hagati mu Kinyamateka nayo yakoze akazi ko gusansibiza nk'ibyo abandi mouvement social muto yakoraga. Kinyamateka ku buryo groupare, harimo abatutsi bandikaga, harimo abahutu bandikaga, ariko hafi ya bose bandikaga pseudonyme, ntabwo bandikaga amazina yabo. Nabo bakashyiramo ibintu vraiment usanga bikangaranye. Abashefu atangira kwibaza ibintu bizagana he. Donc Kinyamateka na mouvement social ku bahutu. Noneho n'amashyaka yasanze ikintu cyakanguye abantu ntabwo ari amashyaka, cyakanguye abantu ni mouvement social na presse. Presse rero hari n'ibinyamakuru mu Gifaransa, bimwe byandikirwa Bujumbura, ibindi bikandikirwa muri Congo Kinshasa Leopoldville, ibindi bikandikirwa Bukavu. None se ibinyamakuru byari gukangura abantu bate batazi kwandika no gusoma, ko ibinyamakuru babisomaga nabize gusa? Kinyamateka rero yakanguye Abanyarwanda cyane, yako burya nko muri Kiliziya abigira batisimu kubatizwa, abakiri bato babategeka kumenya gusoma no kwandika.
cyane cyane gusoma kugira ngo bajye basoma Bibiliya basoma gatigisimu abakuze bahera ku bamaze kubaka abashatse bose iyo bashaka gusoma kubimenya ntabwo byari itegeko ariko abandi bose bagomba kuba bazi gusoma no kwandika kugira ngo bashobore gutsinda ibice by'amategeko ababanza amategeko mu masakramento noneho ugasanga abandi rero hari n'abagura ikinyamateka akabwira umwana bakamusomera cyangwa umuntu umuturage uzi gusoma aho ngaho abaturage bakajyayo bafite igihe abonye akanya akabasomera ibirimo cyane cyane yabonyemo inkuru bashimishije bakabasomera cyangwa se igihe bari muri iyo nama ya idea mouvement social nakubwiye wa wundi uyiyoboye hazaga article nziza inama nta kindi bakoraga no kubasomera ibyanditse muri article ariko tugarutse kuri ibyo by'amashyaka umuntu yavuga ko Kayibanda yari afite ishyaka ririmo abahutu benshi runari nayo igira ishyaka ririmo abatutsi benshi suko byari bimeze radari niyo yari ifite ngira ngo abahutu n'abatutsi niko byari bimeze oya runari uretse ngo Kagame yanabyanditse mu gitabo cyaraho Kagame yabyanditse padiri uretse burya runari ya icyo gihe yari ifite abarwana shyaka benshi b'abahutu kuko hari abantu bari niho ubutegetsi bwari burya ahantu hari ubutegetsi uko abanyarwanda bameze bajyaho ubutegetsi buri ku buryo rero Rinari ndetse unarebye n'ababurugumesitiri ba mbere batowe kandi yari yanze ayo matora ibyo mwita ngo boyikote yari yategetse ko batajyayo marigere nyine harimo bagiyeyo hari ababurugumesitiri batowe b'abatutsi abumva ababurugumesitiri batowe muri za Nyanza mu Bugesera hari amakomine 3 bose bari abatutsi abatowe abatutsi cyangwa abahutu abatutsi abatutsi donc mu matora ya mbere ya komine donc nagira ngo mbere ko Inari yari ifite itabyanga yari ifite chance yo kugera ndetse yashobora kusanganya na Paramutu cyangwa se yari kusindika byakabere kuko avec vraiment ifite amajwi ahagije menshi byasobanura si impamvu runari yategekwaga n'abahutu Rukeba na secrétaire général wayo uriya mwene wa Kayibanda umuntu yabisobanura cyo ahubwo ubundi Inari ni ishyaka rya Rudahigwa niwe bujyapfuye arishyizeho kuko Rudahigwa yabanje avuye Burayi icyo gihe bwa nyuma yazanye ngo ndi matwara nusome ya Abrigide ya Kagame uzabisangamo noneho Rudahigwa aya mu prefecture yose akoresha inama ariko rwihishwa Kagame bavuga ko ari meeting yakora ariko discretement yihisha atabikora ku mugaragaro noneho azengura prefecture zose arazirangiza asobanura amatwara y'ishyaka ry'abashyirahamwe Inari noneho akaba yarasabye ko uzaribera umuyobozi ari umuhutu ndetse amutumaho kugira ngo arebe ko amwemereye ndaramwemera witwa Kosima Rebero umunyabutare asari komine Ruhashya hari umunyabutare akaba yayigeze kuba n'umufure w'umuyezofiti yari yemeye rwose ko azayobora iryo shyaka noneho igihe bahambaga Rudahigwa ibintu birahinduka abo intagondwa niko navuga harya intagondwa ni ba extremiste ni ba extremiste donc intagondwa za Runari ibyo bya Rudahigwa babishyize hano babikubana zero noneho Kigeri rero wifashe ku gahanga nka wa mwana umushizi w'isoni na Rukeba abari we bagira igikoresho nk'umusindaro wa noneho aragenda
ibyo yakoze nyine aho ngaho kumva nyine si yavuga ko badahamba batabonye umwami bisi byose ko n'iterabwoba ryishikomeje n'abatwa benshi baranga ndavuga Rukeba none Rukeba kuva ubwo kuko ari we washirukanije akavuga agakora ibintu mbese igihe cyo guhamba Rudahigwa ko mbere yo kumuhamba bagomba kwanza kubona umwami etc. Noneho babashyi bati ayerekanye umwami dore ngo umwami nguyu ni ndahindurwa ubwo bajya kunywa abandi basigara bahamba abandi bagiye kuri umunsi mukuru. Rukeba yari muntu ki ko abantu bakunda kumuvuga mu mateka y'u Rwanda yari muntu ki umuntu ashaka kumuvuga mu magambo make? Rukeba mva namonaga mu nzira agenda igihe cyose bagafite ibitabo yarakenyeraga umwenda akambara ishati agashyiraho n'agakoti akagenda n'ibitabo mu ntoki igihe cyose nta igihe cyose bagafite ibitabo by'umutwaro bavuze ko yagiraga na code penale ariko ngo ntabwo bazi ukuntu yayibonye ubundi nta munyarwanda bamugira code penale ariko ngo yarayifite. Noneho Rukeba akaba ari umuntu washikaga utaratinyaga kuva kera kose n'abantu babona barenganywa n'abazungu cyane bakajya kumubwira ubwo ni abantu babitubwiraga suruta babanye noneho giye bitewe cyamuzi n'umuhungu uri akayitare w'abanyenzi gitwiganye mu kwa gatanu. Noneho Rukeba icyo gihe nyine niho karate bahamba Rudahigwa noneho bahita bamugira umukarani mukuru wa umuyobozi w'ishyaka rya Inari naho yabikuye ubwo umurage wa Rudahigwa barawutaye nuko bitangirira aho ngaho. Rukeba yari umuhutu yari umututsi? Ikibazo cye bamwe bavuga ko ari umuhutu abandi bakavuga ko ari umututsi ndetse yigeze no kuba umutware kera iwabo ni mu bice bya cyangwa ngo ni Umusinga sinzi wakerekeje Umusinga. Noneho nubwo cyokora bari baramunyeze kera nge muzi abari Kigali hari akazu hariya hafi ya segiteri hari ahantu hari akantu ka santara ariko umuriro hari uzamuka mu ariko hafi ya ujya gwana kuri rompuwe hepfo gatoya hari umuntu nawe hafi yaho gaca uyu mugabo yumva Kayijuka hafi yo kwa Kayijuka niho ntuza hari inzu ye segiteri yigeze kwikoreramo rimwe bageze aho barayeka niho Rukeba yaratuye